ngaho rero reka ntuyu tumwegere tumubaze we uko abibona se gukora umuganda aratangira twibwira amazina Umuhoza gerageza wongere ijwi Umuhoza Fani okay Umuhoza Fani wigiye trade software development gerageza wongere ijwi kugira ngo abadukurikiye cyangwa se baduteze kuri wese TV babashe kumva ijwi ry'umukobwa mwiza nkawe software development okay niki cyatunyiza kwiga software Fani kandi nyine mu bijyanye na machine cyane ukunda ibintu bijyanye na machine cyane ubu nabishoboye kandi okay none Fani kukiga software uyu munsi ukaba waje hano mu nkwi turi mu gikorwa kimeze nk'ari cy'umuganda turi gushyira mu bikorwa nyine bitwize byageze uzamurijwe ariko nk'umukobwa ese nuko usanzwe uvuga ubu nuko usanzwe uvuga okay hanyuma nyine tubwire wowe ukubifata gute kuba waje muri iki gikorwa nk'iki cyo gutwara inkwi uruhe butumwa waha urundi rubyiruko ruri hirya no hino mu gihugu ni ibintu nyine byiza bishimishije kandi kumwe na bagenzi banjye turi gukorera hamwe tugutubona neza cyane yego okay none Fani gira ikintu ubwira abantu bataramenya Hose TV Rwanda ni televiziyo imeze gute wogira ikintu babwira cyane ababwira ngo nyine bayikunde kandi bayikurikirane nyine kugira ngo babashe kumenya amakuru y'ibijyanye n'ibutare byose kuko haba hari amakuru meza cyane ibiganiro okay Fani arakoze cyane rero kutubwira byinshi kuri we yatubwiye ko yiga software development ikindi kandi rero ubwo mukomeze mujye kuri Hose TV mukande subscribe mujye no muri comment mwandikemo hanyuma mukanya ndaje muri content nshyashya bayita tumenye ikinyarwanda turahera muri groupe scolaire de Para no hanze turagera muri iyi minsi cyase mu cyumweru gitaha ariko tugiye utangiye kuri content nshyashya bayita tumenye ikinyarwanda turajya tukugurira amata wowe umunyeshuri urajya utsinda amata yawe yo arahari babanza tubwire igikombe cy'amata kigura Fani kigura ngahe 500 yonyine okay muri tumenye ikinyarwanda buri munyeshuri urajya utsinda arajya gurirwa amata igikombe cy'amata ni Anacre ni kuri Hose TV.